nanone twongeye kubasuhuza bakunzi ba Rising Engineer TV. Uyu munsi turi kuwa gatandatu itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Nkuko rero twabemereye ko buri weekend buri mu mpera z'icyumweru tuzajya tuza hano ku Rising Engineer tukabagezaho amakuru y'imyidagaduro yavuzwe cyane cyangwa se yatrendeze cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni ikiganiro cyanyu kandi cyacu, ikiganiro twise Weekover. Ni cya kiganiro duhuriza hamwe amakuru y'ibyamamare, yaba abahanzi, abakinnyi b'umupira, abakinnyi b'amafilime, bose tukarebamo inkuru zavuzwe cyane, zakunzwe cyane, cyangwa se zatrendeze cyane, ubundi tukazibagezaho. Kuri iyi nshuro rero Weekover yacu n'ubundi ni muri uwo mujyo, ntabwo turi bujye ku ruhande. Mwakwibaza muti rero uyu munsi tubazanira ayahe makuru? Weekover yacu y'uyu munsi iraza kwibanda ku makuru menshi atandukanye yabaye hano mu Rwanda. By'umwihariko turaza guhera kuri Yago Pondati. Yago Pondati ni umwe mu bahanzi ndetse n'abanyamakuru bakomeye hano mu Rwanda. Mu minsi yashize nibwo yareklamaga ko atahawe ikibanza yari yemerewe na Marshall Real Estate Developers, ariko kera kabaye yaje kongera kugihabwa. Mu yandi makuru kandi turaza kugaruka kuri Element L, ni umwe mu banyamuziki, mu baproducer ndetse n'umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda. Nawe wari umaze iminsi myinshi atavuga, atagaragara mu itangazamakuru, benshi bakibaza ko yavuye muri 155 AM asanzwe akoreramo, ariko kuri iyi nshuro noneho Element yagarukanye imbaraga mu ndirimbo nyinshi ziri gusohoka. Biragaragara ko ari we wazikoze, ndetse icyatrendeze cyane ni injyana yise Afrogako twayobewe nyirayo kugeza ubu ngubu, ariko Element yaje kubiha umurongo. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Turaza kugaruka kandi ku bagore ba Jay Polly uko ari babiri, abagore basizwe na Jay Polly mu gitaramo cya Baba Experience cyabaye ku itariki 30 z'ukwa gatatu. Nibwo bemerewe amafaranga agera kuri miliyoni 16 z'amanyarwanda yo kubafasha guteza imbere abana babo ndetse no kwishyurira amashuri abana babo. Ni amafaranga yatanzwe n'abanyamuziki n'ababa mu ruganda rw'imyidagaduro batandukanye, ariko kugeza kuri ubu agera kuri miliyoni 13,500 yamaze kuyahabwa. Nabyo turaza kubigarukaho. Turaza kugaruka kandi ku muhanzi Kenny Soul ni umwe mu bahanzi bahagaze neza hano mu Rwanda, nyuma y'ahashyira indirimbo ye nshya yise 2 in 1 yakoreye umugore we. Baje kwibaruka imfura yabo rero, we n'umugore we Alliance. Kuri ubu ngubu bafite umwana mwiza cyane w'umuhungu, nayo namwe mu makuru ari kuvuga cyane turaza kugarukaho. Mu yandi makuru turaza kugaruka ku munyamideli Kabano Franco uvuga ko igituma imideli idatera imbere, cyangwa se igituma tutabona aba video vixen cyangwa se abakobwa benshi bajya mu mavideo, ari uko abahanzi bishyura urusendo cyangwa se abahanzi bishyura amafaranga makeya. Ugasanga kwishyura kwabo amafaranga makeya nibyo bituma abakobwa bajya mu mavideo babura. Ni ikibazo mubona ko gikomeje kuzamuka, gikomeje kuba igikomeye, kuko ureba video imwe ugasanga irimo umuhanzi washaka umuvixen ukamubura, wareba video indi ukabonamo umuvixen n'umwe ntiyigeze ahinduka. Kabano Franco rero yaje kubiha umurongo, aravuga ati abahanzi murekere kwishyura urusendo, mwishyura amafaranga agaragara. Ntabwo ari ayo makuru gusa, kuko turaza kwibanda ku musizi Junior Rumaga. Nawe nyuma yaho asohoye album ye yise Mawe mu mwaka washize, yongeye guteguza indi album yise Era. Album nayo izaba iriho ibisigo bitandukanye. Siwe gusa wateguje album, kuko n'umuhanzi Kivumbi King nawe yateguje album yise Ganza. Kivumbi King nawe ni umwe mu bahanzi bakomeye, nawe yateguje album yise Ganza. Ni byinshi. Iki rero ni ikiganiro Weekover, cya kiganiro cyanyu ndetse cyacu kibagezaho amakuru atandukanye, amakuru agezweho, yaba mu myidagaduro, yaba mu bahanzi, yaba muri filime ndetse n'ibindi. Ayo rero ndamwe mu makuru turaza kugarukaho, by'umwihariko tubabwira
kuri izo nkuru zitandukanye. Mwebwe ntimujye kure, turaje tuzirambure. Ikiganiro cyo ni Weekova. Yes, nkuko twabibemereye turagarutse mu kiganiro Weekova, ikiganiro cyanyu. Tubasaba gukomeza kudushyigikira, tubasaba gukomeza gukunda, kuko ni hamwe mu hantu muzajya mumenyera amakuru ya trendinze mu cyumweru turi kugenda dusoza. Twihuse cyane rero, reka duhere ku muhanzi Yago Pondati. Yago Pondati ni umwe mu bahanzi ndetse akaba n'umunyamakuru. Yago Pondati iby'umuziki yabitangiye abantu benshi batabyumva, bigera naho asohora album ye yise Suwejo. Mu gikorwa cyo gusohora rero cyo gushyira hanze iyo album ye yise Suwejo, niho abantu benshi bagiye bitanga amafaranga yo kumushyigikira ndetse no kumuteza imbere. Hari abitwa rero Marshall Real Estate Developers, nabo bitanze ikibanza. Nyuma yaho bitanze ikibanza, batinda kumuha icyo kibanza. Batize kumuha icyo kibanza, Yago Pondati mu minsi yashize anyarukira kuri Twitter, atagenga abitwa Real Estate Developers cyangwa se Marshall Real Estate Developers. Aravuga ati, niba ari ibi byanyu byo kujya mwemera ibintu maze ntimubikore, ntaho umuziki ndetse n'imyidagaduro yacu yabigana. Akimara kubatagenga, akimara kuvuga kuri iyo saga, byaratrendeze cyane. Abantu benshi baravuga bati koko hano muri iyi myidagaduro hari abantu benshi bemera ibintu ariko ntibabikore. Abashyize kuri pressure, n'itangazamakuru naryo rishyira kuri pressure, bizamura saga, birasakuza. Nyuma yaho bisakurije rero, abitwa Marshall Real Estate Developers ntekereza ko babibonyemo nka opportunity, kubona bavuzwe cyane bakavugwa ariko mu bintu bibi. Baravuze bati, ese niki twakora noneho kugira ngo tuvugwe mu bintu byiza, binajyanye nuko icyo kibanza bari bacyemeye. Ku munsi rero w'ejo hashize, hari ku itariki ya 3 muri press conference yabaye, nibwo Marshall Real Estate Developers bashyikirije Yago Pondati ikibanza gihagaze byibura arenga miliyoni 20. Ikibanza ariko n'ubundi kiri mu miturire, kuko baratebyaga cyane muri press conference bakavuga bati no, ntabwo twaho umuntu ikibanza kiri mu buhinzi, kuko yagose umuhinzi, ariko basi twamuye ikibanza kiri mu miturire azifashisha yaba we ndetse n'umuryango we, bakahubaka ndetse bakanahatura. Rero Yago Pondati yashyikirijwe icyo kibanza ni nyuma y'igihe gishize atangaje kuri Twitter ko Marshall Real Estate Developers bamwambuye, ariko byibura kuri ubu ngubu inkuru iri gutrending ubu ngubu nuko Yago Pondati yamaze gushyikirizwa icyo kibanza. Mu yandi makuru rero, ni umuhanzi yitwa Kenny Soul. Kenny Soul ni umwe mu bantu bahagaze neza hano mu Rwanda. Amazina y'ubundi yitwa Rusanganwa Norbert, niyo mazina ye ababyeyi bamwise. Kenny Soul rero we n'umugore we witwa Kunda Alliance bamaze kwibaruka umwana w'umuhungu. Ni umwana w'imfura yabo uje nyuma yaho umuhanzi Kenny Soul ashyiriye hanze indirimbo yise 2 in 1, indirimbo y'urukundo yari yakoreye umugore we. Mubona ko no mu mashusho cyangwa se mu mafoto yagiye hanze byagaragaraga ko bitegura kwibaruka. Kuri ubu ngubu rero bari mu byishimo bikomeye byo kuba bafite umwana w'umuhungu. Twavuga tuti Kenny Soul nk'umwe mu bahanzi bakomeye cyane babarizwa muri 155 bakora imiziki itandukanye hano mu Rwanda, bakunzwe cyane, wanagaragaye nimugoroba mu ndirimbo yiswe Moramita. Reka tumubwire ngo congratulations, tukwifurije ishya n'ihirwe mu rugo rwawe. Twakiriye cyane, twakirije impundu uwo mwana w'umuhungu, naze mu muryango nyarwanda akundwe. Nta wamenya, wabona ari undi muhanzi mutoya nawe ugiye hanze. Mu yandi makuru rero, yitwa Element L, muramuzi cyane ndetse muranamumenyereye mu guproducing indirimbo zitandukanye z'amajwi cyane cyane. Gusa nubwo ari umuproducer w'indirimbo z'amajwi, ni n'umuhanzi. Mu ndirimbo ye mwakoze cyane nka Kashe,
Fou de Toi ndetse n'izindi zitandukanye, ubona ko ari umwe mu ba producer ndetse n'umuhanzi ufite igikundiro cyane cyicaro mu Rwanda. Gusa mu minsi ishize ntabwo yavugwaga cyane, nta nubwo yanagaragaraga cyane mu bijyanye n'itangazamakuru bijyanye na projet nyinshi yari gutegura. Hari n'amakuru menshi yagiye amuvugwaho ko yaba yaravuye muri 155, ko baba bagiye kuzana undi mu producer. Byose biravugwa, ariko Element we yarabihoreye aricecekera, yari gutegura. Muti rero yari gutegura iki? Mu minsi yashize nibwo hatrendinze icyitwa injyana Afrogako. Afrogako ni injyana ya Afrobeat ivanzemo na gakondo nyarwanda. Mu minsi yashize rero Element yavugaga ko injyana ari iyi. Uwitwa Package yo muri Country Records nawe akavuga ko injyana ari iyi. Murabizi ko Element yahoze abarizwa muri Country Records, nyuma za kuyivamo yerekeza muri 155 AM ya Coach Kayel. Noneho nyuma yuko Element avuye muri Country Records, hari imishinga yagiye hasiga, hari imishinga yahasize yari yarahakoreye. Umwe muri uwo mushinga rero ni uwitwa Afrogako. Ubwo ndavuga uko bo babivuga, avuga ko umwe mu mishinga yahasize yitwaga Afrogako. Nyuma yo korera havuye Country Records bahise biyitirira ibihangano bye, bimwe mu bihangano bye birimo niyo njyana ya Afrogako. Muramuzi umuproducer Package mu minsi yashize yashyize hanze indirimbo ebyiri. Iya mbere ni yiswe Abahungu ya Juno Kizigenza, ndetse n'iyitwa Akayobe. Akayobe ya Manike ndetse ari kumwe na King James. Izo ndirimbo zasohotse Country Records cyangwa se na Package muri rusange bavuga ko zakozwe mu njyana ya Afrogako. Banasohora statement ivuga ko iyo njyana ari iyabo. Gusa Element araceceka, we yiyandikiye kuri Instagram yaravuga ati no wait, ntabwo Afrogako twavuze yari yazi, abantu bagira ngo ni imikino. Mu minsi yashize rero Element abinyujije kuri Instagram ye yaravuze ati usibye bihuha Afrogako ya nyayo ubu ni bwishe. Yafashe rero video ubona ko irimo ubuhanga bwinshi, video imugaragaza ameze nk'uri mu butayu, ari mu ngagi, igaragaza ko ari injyana ya gakondo igiye kujya hanze muri iyi minsi. Kugeza kuri ubu rero Country Records, Element, Package, Element baracyitana ba mwana, muri make ntituramenya ngo injyana ni iyande. Gusa ku bwanjye nk'ijisho ry'umunyamakuru, nkurikije creativity nabonye muri video Element yashyize hanze, I'm telling you, injyana ni ya Element kabisa. Sinciye iteka wenda ngo mvuge ngo niye 100% kuko biracyari mu guterana amagambo, buri wese uruhande rwaravuga n'undi ruhande rwakavuga, ariko bitewe na creativity nzi kuri Element, bitewe n'uburyo akora ibintu bishya, hanga ibintu bishya, bitewe n'uburyo yafashe imyidagaduro nyarwanda cyane cyane mu bijyanye na production y'amajwi, y'indirimbo z'amajwi akayizamura. Ndahamya ntashidikanya ko n'igikorwa nka kiriya nacyo yagikora kandi akagikora neza. Amakuru yo rero aba hari ni menshi cyane, kuko nk'ubu ngubu abaraperi barimo Bushari ndetse na Betray bagiye kwerekeza mu Bufaransa. Muti bagiye gukora iki? Bagiye kwerekeza mu Bufaransa mu mujyi nka Lille ndetse na Paris, mu bitaramo bagiye kwakora. Ni ibitaramo bizazenguruka imijyi itandukanye bazakora muri uku kwezi n'ubundi kwa Gicurasi. Igitaramo cya mbere bitagaje ko kizabera mu nzu y'imyidagaduro yitwa Théâtre National de Charleroi iherereye mu murwa mukuru wa Paris. Kikaba giteganyije kuba ku itariki ya 23 Gicurasi n'ubundi uyu mwaka. N'ubundi bukeye bwaho Bushari ndetse na Betray bazataramira muri East Africa Fest izabera muri salle di Gymnase iherereye mu mujyi wa Lille. Urumva ni ku itariki ya 24 n'ubundi. Urumva ko bano bahanzi bazanye cyitwa Kinya Trap barayiterura, barayizamura bayishyira ku rundi rwego.
basanga bakuru babo barimo ba Bulldog, barimo ba Fireman, umuziki bameze nk'aho bawukora mu buryo budahozaho. Aba rero bazi bafite vibe, bazi bafite imbaraga, baravuga bati no, reka twebwe tuze dufate ibintu tubiterure tubivane ku rwego rumwe tubijyane ku rundi. Kuri ubu ngubu Betray ni umuhanzi ukomeye ku giti cye, Usha ni umuhanzi ukomeye ku giti cye. Kuba rero batangira kujya gutaramira no mu bihugu by'Uburayi ntabwo ari ibintu bikaze, ntabwo ari big deal rwose, bagenda bagakora ndetse bagatera imbere. Tuvuye kuri Bushari ndetse na Betray, yitwa Kabano Frank. Kabano Frank umwe mu banyamideli wavuga bakomeye hano mu Rwanda, kuko ajya yitabira ama Fashion Week akomeye, tuvuge London Fashion Week, Paris Fashion Week, ndetse n'umwe mu banyamideli nyine wavuga ko bakomeye hano mu Rwanda, babifashe iby'imideli barabiterura babitereka ku rundi rwego. Kabano Frank rero kubwe mu mboni ze nk'umwe mu banyamideli bakomeye, avuga ko igituma tutabona aba vixen, aba video vixen benshi, cyangwa se abakobwa cyangwa se abajya mu mavideo kwakitingamo cyangwa se gukora mu mavideo atandukanye, ari uko abahanzi bishyura amafaranga y'urusendo. Ati bishyura amafaranga make. We yagize ati mu mboni zanjye mbona ko igituma aba vixen bataba benshi, usanga indirimbo urebye ubonamo umukobwa umwe, wareba ninde ukabonamo umwe, wareba umubyinnyi wabyinnye mu ndirimbo ukabona n'umwe, ejo wareba mundi ukabona n'umwe. Ubwo tuvuge ba Jojo Breeze Dancer, tuvuge ba Titi Brown Dancer, nibo babyinnyi usanga biganje cyane mu mavideo atandukanye. Kubwa Kabano we avuga ko uruganda rw'imideli rutaratera imbere ndetse n'abantu batarabyumva neza ngo babyakire. Nk'umuhanzi yumve ko akwiye kwishyura umukobwa uri bumugire mu mashusho amafaranga agaragara, baba bafata nk'aho nyine yamubwira ati ndaguhereza yabuze amafaranga adafashije, kuko n'ubundi nako ni akazi kasaba kudiringa gusa, ntabwo ari akazi kavuga ngo gafite ibiciro biri standard bavuga ngo twishyura ya umuvixen ugiye mu ndirimbo iyi yishyurwa ya no. We rero yafashe nk'urugero aravuga ati umunyamideli witwa Christine arabizi neza ko The Ben atabasha kumwishyura. Ati ntanze nk'urugero The Ben ntabwo yabasha kwishyura umunyamideli witwa Christine. Ibyo rero bikwereka ko hakirimo ikibazo mu bijyanye n'imyidagaduro, mu bijyanye n'imideli, mu bijyanye n'aba video vixen. N'urugendo n'ubundi ntabwo wavuga ngo imyidagaduro yose izahita itera imbere icyarimwe. Turacyari mu rugendo, turacyari muri process. Gusa tuvuye kuri Franco twerekeze kuri Miss Aurore Kayibanda. Muramuzi cyane, Miss Rwanda wa 2012 ndetse benshi banamufata nka Miss Rwanda w'ibihe byose. Miss yashize rero nibwo yakoze ubukwe mu mategeko n'umugabo we witwa Jacques. Gusa nyuma y'aho bakorera ubukwe mu mategeko bari batarereka imiryango cyangwa se ubakorera ubukwe imbere y'Imana. Batangaje ko rero mu minsi iri imbere bagiye gukora ubukwe imbere y'Imana, babyereka ababyeyi, babyereka Imana. Ubukwe bwabo bukaba buteganyije kubera mu Rwanda kwa 15 Kanama 2024. Yes, mu yandi makuru abagore ba Jay Polly bashyikirijwe miliyoni 13,500 bemerewe mu gitaramo cya Platini. Mu minsi yashize nibwo habaye icyitwa Baba Experience. Baba Experience ni igitaramo cya Baba cyangwa se uzwi nka Platini mu muziki nyarwanda. Ni igitaramo cyabaye ku itariki 30 z'ukwa gatatu kibera muri Camp Kigali. Muri icyo gitaramo rero Platini yari yatangaje ko nk'umuhanzi yakuza afana witwa Jay Polly, tumwifuriza gukora idashira, mu gitaramo cye azamuhereza icyubahiro akwiye, akamuhereza agaciro cyangwa se akwiye. Nibyo koko Baba cyangwa se Platini ibyo yarabikoze. Mu gitaramo cye yafashe umwanya ahereza icyubahiro Jay Polly nk'umwe mu bahanzi bakoranye akazi cyane, cyangwa se nk'umwe mu bahanzi batigitanye cyane mu minsi yashize. Muri icyo gitaramo rero Baba nk'umwe mu bantu bazi ko Jay Polly nk'umuntu w'umugabo yasize abana ndetse agasiga n'abagore babiri, yatangije icyitwa nko kwitanga.
atangira yitanga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse n'ibindi byamamare muri industry nyarwanda bigenda biboneraho. Abo ni bande rero? Harimo Rocky Entertainment cyangwa se Rocky Kimomo bitanze agera kuri miliyoni, witwa Coach Gael, umwe mu banyemari bakomeye cyane bashora mu muziki cyane, yitanga miliyoni 2, Aria Cool yitanga miliyoni, abitwa The Choice Live bitanga miliyoni, n'abandi bagenda baboneraho kugeza kuri ubu ngubu agera kuri miliyoni 13 kuva ku itariki 30 wonyine, agera kuri miliyoni 13,500 amaze gutanga. Ku mafaranga hasigaye byibura miliyoni 2.5, harimo 500 bya The Choice ndetse n'ayandi mafaranga atandukanye. Ubu ngubu rero byibura twakwishimira ko agera kuri miliyoni 13 muri miliyoni 16 abana ba Jay Polly bari bemerewe byibura amaze gutanga. Iki ni igikorwa cya muntu cyangwa se cya kimo kigaragaza ko umuntu afite umutima, kigaragaza ko yabanye n'undi. Murabizi Jay Polly na Dream Boys Platini yahoze abarizwamo bagiranye ibihe byiza pe, bakoranye indirimbo nyinshi zirimo za Mumutashye n'izindi, harimo za Kandamazi n'izindi Jay Polly yagiye aririmbamo. Platini rero nk'umwe mu batigitanye cyane na Jay Polly ntabwo yamwirengagiza, ntabwo yavuga ngo kuba yaragiye legacy yasize irangire gutyo gusa. Ni muri iyo mpamvu rero mu gitaramo cyamuhaye agaciro, umukoro waba no ku bandi bahanzi bakajya bafata umwanya bagahereza agaciro bamwe mu batanze ibyishimo hano mu Rwanda. Si ayo makuru gusa dufite, kuko hari bamwe mu bahanzi cyangwa se mu basizi bateguje album zabo bagiye gushyira hanze. Ku ikubitiro yitwa Kivumbi King yateguje album ye yise Ganza, avuga ko yari amaze imyaka igera kuri 2 akoraho. Kivumbi King yatangaje ko iyi album izajya hanze ku wa 17 Gicurasi 2024, n'ubundi ni muri uku kwezi kwa gatanu. Murumva ko icyitwa Sama yatangiye, icyitwa Sama Bang, Sama yatangiye kuryoha, yatangiye guhumura, bahanzi batangiye gukora indirimbo zigezweho, indirimbo zikomeye cyane, nkaho batangiye gutegura n'amalbum akomeye. Umuhanzi Bruce Melody afite album mu minsi iri imbere, umuhanzi Kivumbi King ateguje album yise Ganza irajya hanze muri uku kwa gatanu. Ariko siwe gusa, kuko n'uwitwa Junior Maga nawe yateguje album yise Era. Nyuma yaho mu 2023 ashyiriye umuzingo wa album w'ibisigo hanze, ni umuzingo yari yise Mawe, yari yaratuye umuryango we cyangwa se mama we. Hadaciyemo n'umwaka, hadaciyemo n'amezi angahe, yongeye guteguza undi muzingo yise Era. Mu muzingo ateganya gushyira hanze byibura nawe bitarenze ku itariki ya 17 Gicurasi, muri make ni muri uku kwa gatanu 2024. Ni umuzingo uzaba ukomeye, kuko biteganya ko uzaba uriho ibisigo 12 agahita abunaga hanze mu kwezi n'ubundi kwa gatanu. Murabizi rero hano muri Weekover cya kiganiro cyanyu kibagezaho amakuru atandukanye, by'umwihariko amakuru y'imyidagaduro, turayafata tukayasasanura, tukayacangura, tukarebamo amakuru amwe ashoboka, amakuru yavuzwe cyane, yatrendinze cyane mu cyumweru gishize. Ntabwo twajyana tutakubwiye ko umuhanzi Bruce Melody nyuma yuko amaze iminsi ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu ngubu yagarutse mu Rwanda bucece. Bamwe mu banyamakuru nabonye batebye bati Bruce Melody aba yasuzuguye itangazamakuru, ariko ibyo bije nyuma yaho 1:55 AM abarizwamo bavuze ko umuntu uzajya ushaka amakuru ya Bruce Melody ndetse n'abandi bahanzi babarizwamo ko kugira ngo babone bizajya bisaba ko unyura kuri channel yabo. Bafite channel yabo rero ya YouTube, niho ngo uzajya ubashaka ashaka amakuru yabo azajya yasanga. Ibyo ngibyo abanyamakuru benshi hano mu Rwanda babifashe nko kwiyemera cyangwa se kwica ku itangazamakuru, gusa babisobanura bo bavuze ko atari ukwica ku itangazamakuru, ahubwo ari uburyo bwo guhereza abakunzi babo amakuru menshi y'abahanzi babo atandukanye. Nka Coach Gael bisobanura yaravuze ati no, ushobora gukenera amakuru ya Bruce Melody ari mu rugo,
ariko nta munyamakuru bazatumira ngo aze mu rugo kwa Bruce Melody amenye amakuru ye. Ariko nk'abo ubwabo bo bakorana ubwabo bashobora gufata amakuru ya Bruce Melody ari mu rugo. Bruce Melody rero nyuma yahagarukiye mu Rwanda akaba aje by'umwihariko mu bikorwa by'umuziki. N'ubundi avuye muri Amerika mu bikorwa by'umuziki, ariko naje mu Rwanda gutegura album ye nshyashya izajya hanze nayo mu kwezi kwa gatanu. Amaze igihe ateguza abantu, reka tuyitegereze. Dusoza rero hano kuri Rise Engineer mu kiganiro by'umwihariko Weekova, tubabwira indirimbo nziza mwajya kureba zasohotse muri kino cyumweru. Indirimbo nshyashya byibura yasohotse muri kino cyumweru ni indirimbo yitwa Maramita, indirimbo irimo Kenny Soul, irimo Neri Ngabo, ariko ikaba ari y'umuproducer w'amashusho umwe mu bakomeye hano mu Rwanda witwa God. Ni indirimbo rero nayo nabonye nziza cyane pe, mu buryo bw'amajwi nziza, mu buryo bw'amashusho nziza, imwe mu ndirimbo bizanagorana ko muri iyi sama hari indirimbo yayijya imbere. Reka rero soze mbashimira ko mudukurikira, mbashimira ko mukomeje kudukurikira. Ikiganiro cyo ni Weekova, muzajya mugikurikirana hano kuri Rise Engineer. Jewe muzajya mubana muri iki kiganiro nitwa Joshua Kwihangana aka Mr. Easy. Ariko nanone ubufasha bwanyu turacyabukeneye hano kuri Rise Engineer. Mukomeze mudushyigikire, mukomeze murebe ibiganiro byacu, mukomeze mubisangize inshuti zanyu, mukomeze mukora ama like, munakore n'ama comment, mutubwire muti hano bihagaze gutya, hano mwahindura iki, hano mwakongeramo iki. Ibyo biradufasha. Iyo muduhaye ibitekerezo muti ongera iki, gabanya iki, ibyo biradufasha, bigatuma natwe twisuzuma tukareba icyo twahindura ndetse n'icyo twakongera. Ikiganiro cyo rero ni Weekova, ikiganiro cyanyu kandi cyacu, muzajya mukurikira hano kuri Rise Engineer muri weekend. Don't go anywhere, every weekend turagukeneye ahangaha kujya ureba ikiganiro cyacu Weekova. Reka rero mbashimire, bifurize weekend nziza, bifuze guhirwa ndetse no gutera imbere. Ibiganiro byiza nk'ibi byo nakwigaruka hano kuri Rise Engineer. Ciao.